Ishyirahamwe ryacu batangiye guhera muri 2008. Muri 2008 hari hashize igihe kinini tutagira umucumbi, dufite ibibazo, bamwe abapfakazi, abandi bari mu bwihebe, abandi bafunze. Hanyuma rero leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iza kutwubakira aya mazu mubona, amazu 110. Maze kuyatwubakira badushyize muri ibyiciro bibiri: abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi 1994 n'abari bafunguwe n'iteka rya perezida wa repubulika y'u Rwanda. Bimaze kutugezamo hano, hanyuma babona ari ngombwa ko umugore wo mu cyaro utaragize amahirwe yo kwiga hari icyo yakora kikamugirira akamaro. Ubwo bahisemo abadamu bane bakuze ariko b'abakecuru hejuru y'imyaka 45, babohereza mu gihugu cy'Ubuhinde kujya kwiga ubumenyi bukomoka ku mirasire. Mu kugira ngo tujyeyo byabaye intambara, namwe murabyumva nk'abantu b'abakecuru tutagize amahirwe yo kwiga. Ni ukuri mu bo twajyanye harimo utaruzi na ariko byabanje kutugora kugira ngo twakire kumva ko nk'abagore batabashije, badafite ubwo bwenge bwo kujya kwiga, tukabona baduhisemo nk'abantu bagiriwe icyizere n'ubuyobozi, ariko tukongera tukibaza ngo kuki basize abize abatarize bakatujyana. Hari inkuru yarebonekaga yavugaga ngo bagiye kudusyamo ibiryo by'inkoko, ariko siko byagenze. Twamaze kubona ko dushakiwe ibyangombwa, baduha pasiporo, turavuga ngo ubwo tubonye pasiporo nta kindi kibazo dushobora kugira kuko tugiye mu buryo leta yacu izi. Nitugira icyo tuba igihugu cyacu kizatubaza. Byabaye ngombwa ko tujya mu gihugu cy'Ubuhinde. Rero twabyize turi abantu batagize amahirwe yo kwiga, kandi n'ingano yacu ukabona ni ibintu ubwacu bitashoboka, ariko kubera ko twari dufite amahirwe yo kumva ko natwe tugiye kubona amahirwe yo kwiga, twayabujijwe mbere, ariko tugiye kubona amahirwe yo kwiga dukecuye turi abakecuru, twumva ko hari icyo leta yadutekerereje. Twagiye tubikunze kandi tubishaka, byaratugoye mu rurimi, ariko tugerageza kwiga. Burya abanyarwanda bajya bagira karemano y'ubwenge bihariye. Turagenda turiga, twizeyo amezi 6, twagiye 2008 tugakora 2009, twamazeyo amezi 6 guteranya ibyuma byacu nk'uko mwabibonye. Ngira ngo mwabibonye murabireba uko bimeze, ibyuma byacu kubiteranya, ngira ngo ni ubwenge nk'ubundi. Twaricaye turavuga tuti ese mu Rwanda tuzasubirayo duti ibintu twiga hano mu rurimi tutumva tuzabigenza dute? Ndetse twaje kugira amahirwe akomeye ubwo twari twabuze umwarimu twigisha muri icyo gihugu cy'Ubuhinde. Twavuga ngo turi abanyarwanda kubera ko tutumvaga ururimi, tukumva bavuze jenoside, tuza kugira imbogamizi yo kubanza kubura umwarimu. Twe tukajya tuvuga, bavuga natwe tukavuga tuti ntabwo twakoze jenoside, kandi n'abayikoze barihanye bemera icyaha, basaba imbabazi, barababarira. Ibyo ni biri mu gihugu cyacu, ntabwo tw'u Rwanda rwatwohereje nk'abaje gukora jenoside muri iki gihugu cy'Ubuhinde, ariko tukabivuga tubibwira batatwumva. Gusa tubona twumvise bavuze ngo jenoside, tukabona abari bose baratwihinda, tukabona abantu bose baratureba, tugira imbogamizi. Ariko byabaye ngombwa ko tuza kubona umwarimu noneho uzi n'ubwenge wasumbyaga n'abo ngabo ngaho ubwenge. Baratwigishije. Nagira ngo mbabwire ngo igitego twatsinze twavuye mu gihugu cy'Ubuhinde turi abambere. Tumaze kuva mu Buhinde twaraje, Abahinde baratubwira ngo umwarimu yaratukundaga cyane, ati mumenye hano muri abanyeshuri, ariko nimugera mu Rwanda muzaba muri abarimu, mukore muzi icyo mukora. Rwose akatugenza make tukiga, bakumva ubujiji bwacu bwo kuba tutarize bakabwirengagiza, bakatwigisha nk'abantu batize koko. Ariko tuza kugera igihe tuba umwe nabo. Ibyo batwigishije twabashije kubishyira mu bikorwa. Twaraje tugeze hano muri uyu mudugudu wacu ugizwe n'amazu 110, twabashije kuyacanira. Ariko tukigera hano abagabo bakavuga bati abagore bagiye mu Buhinde bazamara iki? Umugore wurira inzu ni mugore ki? Muzi ko mu Rwanda mbere bavugaga ko nta mugore wurira inzu, ariko twebwe kubera ko aho twari tumaze kugera tubona intera y'abantu abantu bamaze kwiteza imbere no mu gihugu cyacu, mu giturage niho byabaga byo kuvuga ngo nta mugore wurira inzu. Twaje twumva ntacyo bitubwiye. Ubwo urumva bagize ikibazo ko bati abo bantu ibikoresho byamaze nk'amezi 2 bitaratugeraho, bati n'inda zabo bagiye kureba amamodoka, bagiye kureba mu bindi bihugu, nta kintu bizi. Nyuma y'aho ibikoresho biziye twabashije kwesitara iyi biro yacu mureba,
ibi bikoresho byose nta mugabo twavuze ngo naze adufashe kurira tumanikire pano tugira ate abagabo ni beza ni ukuri turabemera kandi kuko tugomba no gufashanya ariko igikorwa cyacu twagikoze turi abagore atagize amahirwe yo kwiga gusa sinzi uko nabikubwira nkanjye wabibonye banagenda nari mfite ikibazo navugaga bari abakecuru bacu bashobora kuba bagiye kuri ibyo by'inkoko nibaza nk'umuntu utarize kugira ngo azige biriya bintu numvaga bikomeye cyane ariko baje tubakiriye ibikoresho bimaze kuza bafataga za PCB zitagira akantu nkabona ni nk'akabaho ko muri radiyo kuko hari radiyo zapfaga tukareba kizabyara ubundi ntabwo nakumvaga nkanjye utabizi ni ibintu by'ibitangaza kandi buriya Imana y'u Rwanda irahari igidukorera byinshi tutazi aba bantu rero baraje barabyesitara baradukorera baraducanira twita tubahereza amashyi ko twabonaga ari ibintu biteye ubwoba abagore bakurira bambara amapantaro ni ukuri kubera ko hano ari mu cyaro uburyo kwambara amapantaro ntabwo twabonaga bo baje barabyambara ibisarubeti burira inzu baratwesitarira ngiye kubona umuntu ndacana narishimye cyane nabonye ari ibintu by'agaciro nabonye umugore nubwo yaba atarize ni umuntu w'agaciro afite uburyo yakora akiteza n'imbere tumaze kwesitara iyi biro mubona twaracanye babonye umuriro waka bati reka n'abagore bacu baze babajyane ubwo byabaye ngombwa ko dutangira akazi wa mudugudu turawucanira ingo 110 turazicanira ndetse nyuma muri 2010 nibwo twatangiye tugenda tujya kwigisha mu zindi ntara mu karere ka Gicumbi twabashije kujya kwigisha abantu baho dufashijwe na sefa Rwanda ndetse na leta no muri Musanze ubu muri rusange tumaze gucanira amazu 440 kandi tukaba tumaze no kwigisha abandi badamu nabo batagize amahirwe yo kwiga kugira ngo babashe kuba babona uburyo bwo kubaho kuko muri iki gikorwa dukora twari abakene tudafite uko tumeze ariko ubu twiteje imbere nta mwana wacu ushobora kubura mituweli nta mwana wacu ushobora kururira kujya kwiga kubera ibi bikorwa dukora aho hose tugenda dukora rero tugenda tubasha gukora uburyo bwo kwiteza imbere ubwo tumaze kubikora twakoze itsinda ry'iterambere ry'umugore wo mu cyaro byabaye ngombwa ko dukomeza igikorwa turavuga tuti reka twigishe na bagenzi bacu bafite ubushake bwo kuba babasha kwiga nk'uko mugenzi wanjye yabivuze uyu niwo twigishije hari n'abandi bana nk'ubu ngubu bamwe bagiye ku ishuri abandi bagiye mu mirimo bakavura kaguye niyo mpamvu bose mutana basanze ahangaha abo twarabigishije bafite umwuga ko turavuga tuti twe turimo turagera mu zabukuru ariko reka umwuga wacu tuhe n'abana bacu ibyo bikorwa rero twagiye tubikora abo bana twigishije izo ngo twagiye ducanira abantu bagiye ahagaragara bava mu mwijima bajya mu mucyo ni nayo mpamvu ahangaha uyu mudugudu mwabonye ni umudugudu w'ubumwe n'ubwiyunge umudugudu w'ubumwe n'ubwiyunge utuwemo nk'ibyiciro bibiri nk'uko mugenzi wanjye yabivuze abishe n'abiciwe byabaye byiza ko uyu muriro nawe uduhuza urushaho kuduhuza kugira ngo wishe n'uwiciwe mubashe kwegerana mucanirwe kimwe ntabwo bacaniye abiciwe cyangwa se ngo bacanire abishe bose babacaniye hamwe muri rusange akaba ari nayo mpamvu rero uyu muntu nawe wagize uruhare mu buryo bw'ubumwe n'ubwiyunge bwo kuduhuza abana bari hanze babishe n'abiciwe bakavuga bati tugende tujye kuvuga kureba bagenzi bacu bagiye mu gihugu cy'ubuhinde bagiye kwiga ibi n'ibi tukajya tubaha bakaza bakabona umuriro uzibana kubona umuriro byari bigoye bagacaginga amatelefone abana bakiga dore ko hano mubona twabashije kwigisha abana bagera muri 12 abo bose baratsinze kubera kubona urumuri rwari hafi kugira ngo babashe gukora etide byabagamo intera ndende rwari kuzamuka kugera ruguru ku mashuri wabona uburyo wakohereza umwana w'umukobwa nijoro ugasanga ni ibintu bikugoye byabaye byiza rero ko icyo gikorwa tugikorera ahangaha ni muri ubwo buryo rero ibi bikorwa byacu twumva tubikunze ndetse turushijeho tukaba twabona n'abandi tukabona uburyo bw'uko twabona uko twigisha abantu bose kuko ahantu henshi ntabwo hagera amashanyarazi ariko nkatwe ubwacu nk'abagore twaritinyuye
tumaze gukora itsinda ry'iterambere ry'umugore wo mu cyaro twaravuze ngo reka dushake abandi bagore nabo bagira ubumenyi nk'ubwacu bihangira umurimo kuko nk'ubu umuntu ashobora kuza akavuga ati mfite inzu ndashaka kuyikorera installation mumbwira amafaranga tukamubwira amafaranga tugomba kuyikoreraho tukamubwira amafaranga ibikoresho agomba kugura kugira ngo tubashe kwiyubaka ibyo bikorwa byaduhaye kwiyubaka ndetse biduha gutinyuka mu buryo bw'iterambere ibyo twize twabyize mu Buhinde tugenda yemwe nanjye itari mfite amashuri kuva tugiye nanjye n'abandi bageraga dukeya ariko njye nta bintu mfite amashuri atabanza tugenda tugezeyo bazana ibyuma nkareba bavuga ubu tuziga natwe tumenye uko dukora ubwo bareba bakandeba bakavuga nkareba ibyo bakora tukareba bakavuga tukabakanira tukavuga urwacu rurimi batari urwumva ariko tukihagera muri make twaharaye barakeye bamaze kutuha ibyo tunywa numva bavuze ngo karasi nkabona byumva umwana yicaye na bagenzi be mu nzu ndasimbuka cyane ndaza mpamagara uriya mukecuru Mariya we ati bangukaga tujye kwiga ubundi twari twagiye tuzi ko ari amahugurwa banguka tujye kwiga ati ndahera senkwana baravuze ngo karasi kandi narabyumvise ubwo twajyaga mu ishuri tugezeho turarebye turavuze duhuze ariko tuza guhuza turareba bagashyiraho bakavuga bagakora tukareba natwe tugakora izina batubwiye tugafata tw'icyuma ariko turaruha turabikora turabimenya tutaha ariko bakatwigisha bati mu kanwa cyane akavuga ibye ariko twari tumaze gusobanukirwa ibyo bavuga sinumva igihinde cye ariko nkamenya ibyo ashaka kumbwira tugomba gukora turaza tugeze hano turacana turabirwaje natwe twaravuga turacana byake nka cya gihe twize tutaya ntibiri bukunde tugiye kubona tubona turacana ibiratse tucaniriza ingo zacu ijyana na tumwe twigisha n'abandi tubona biratemba maze tumaze kubikora icya mbere nari umuntu witinya w'isoni banandeba nkareba hasi sinemere kugera aho abayobozi bari ariko sinakubwira gisigaye nicara nari gukomanga rero kujya mu Buhinde nari umukecuru w'umurwayi uvuye mu mpamvu za jenoside ari umubyeyi bari barimariye abana ari umubyeyi bari imbere ntabwo nagira burundu wo kufura ngo nifure mwambare sinakwiga ibyo kurya ngo ngera kugira ngo byarwira gusa noneho igihe kiza kuzagera rero ndigasaba isi kurira kwangiza ngeza kuki yakarinda n'abayobozi bakajya baza baranyegera ni leta yegereje abayobozi abaturage buri gicumbi abayobozi bakaza baza banyegera bakanganiriza bakangusha neza ndetse n'igice nari mfite mu rugo bakajya bagenda bamfasha aho ariko baracyankunda ubundi muri njye nari nzi ko nta muntu unkunda bose bari baranyanze kubera ko nari nsigaye ndi umupfakazi abana banjye barabishe umugabo baramwishe ndi ahantu mu icumbi mu kazu k'akagoni kangana kabiriti numva ntavugana n'abandi bantu kandi nkabona abantu bafata abana babo ngiye kumva byanjye kugenda mbatera amabuye gusa batwara amabuye mu mufuka aho ngera nkagenda ntera abantu babiri nkazagera aho ngiye ngahinga sinaye saa munani sinaye saa cyenda ava mu rugo saa kumi n'imwe kandi nagera mu rugo nanone sininjire mu nzu yicara ahantu hari agati gari gafite umuryango nkarira namara kuhanagura nagera mu nzu karara mvuze induru nkajya mbona abantu baraza nyine burira baza kwiga tugiye kumva nyuma ngo iki kintu hano tugomba kuhakoresha inama mukajya muri sosiyete mugakora ishyirahamwe noneho mukajya muganira n'abandi bantu mukavuna kwiga igihe bizashoboka njyewe Mariya nzaba naho nganire nabo nzaganira ntereye ku byiza bankoreye se ntereye se ku buryo numva afite umutima wo kwikunda bajya mu nama bakaza bakantuza mu nama ibyo byavuga mu nama
rero ibyo byose bagiye kutwicara n'abantu batwiciye tujyane ntabwo bizashoboka niba n'abantu banyikiye bantwara gahoro 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 baza kongeza kongera ikomeye yo kunyura amatafari yawe tukayabumbana nabo ariko kumbi abanyikiye ntabwo nari mbazi abo nari nzi gusa n'inzu twese kuko mbona amatafari bigenda gahoro iri kugatatoza hasi rero rero gushinjanya no kwishinja ubwabo barashinjanya barishinja haza kubonekamo babandi banikinira neza kuboneka rero nta kindi gifite nabikora byose kubica byonyine baratashye bike turagarutse mbega caca zigiye kurangira niho uyu mushinga wo gukemuza wiyubatse mbona wambaye neza y'amahanga mbona wambaye neza yo gukora ukuntu hasi sima mbona nanjye nibonye mu bandi bantu bakiri bazima kugira kugenda mu buzima gake ubugara bwa buzima gake gake rero niho byavuye gutanga imbabazi z'abanyakiwe niho byavuye kujya kwiga ibintu bitandukanye nubwo nagendaga mu mahanga bwose nagendaga naramaze kubohoka numva naravutse ku mutima ntangiye kubimenya ntangiye kumva ntangiye gutekereza ubwo maze kuba ko tujyana mu mahanga rero leta ni leta pe njyewe mariya ubu ngiye kwiga cyangwa se babuze ukuntu bagiye kubwanagura nari nsigaranye bagiye kugira ngo nabo banjyane nanjye banyice bwa bwanagura gusa ubundi ko ntagiye kuzagendera n'ibindi bintu perezida yatugiriye neza n'umushinga wa sefa rwanda aduha inka ubu abana banywa amata aduha uburenganzira twubakira amazu kera ubwo twari abana bavugaga ko nta mwana w'umukobwa wiga mu ishuri akaba uwo kuragira amatungo no guteka ariko ubu nta kibazo ubu dushirika ubwoba umurimo wose tukawukora abana bacu nabo tubona ukuntu tubarihirira mu ishuri abana nta kibazo bafite perezida yatugiriye neza ubwo twakwiraga ahangaha nahaje n'umwana mutari mu ishyamba nta abantu harimo ibisimba atwubakira amazu n'aha hari ishyamba nta vuriro twagiraga nta muhanda twagiraga ubu dufite na kaburimbo turazwi hose n'abayobozi muri Bugesera ntihari hazwi ariko ubu harazwi dukomeza no kugenda twigisha n'abandi babyeyi tukanabahumuriza kuko nabo bamwe baritinyaga ariko babonye dutinyuka nabo bamaze gutinyuka bakavuga bati yewe natwe muzatwigisha n'abagabo babo bo bavugaga yuko nta mugore wahaguruka mu rugo ngo agende aba ari igishegabo ariko babonye umurimo dukora ubu nabo bumva abagore babo babikora n'abagabo babikora singifite bwa bwoba bwo umutima bwazaga bukanjye ubwoba n'ikadata umukuru w'igihugu byo yakoze imana imuvugisha n'ukuri yaduhaye agaciro abadamu maze natwe twiga dufite byinshi twabaratira kuko nkanjye rwose nari umukene ariko urebe ingano yanjye ninjye wagiye nitwa ngo ndi muto urabona bagenzi banjye uko bangana abo twarajyanye n'ukuri burya u Rwanda rwacu sinabona uko nduvuga narangiza nshimira perezida wa repubulika Kagame ni igisubizo cy'ikibazo cyari u Rwanda ndababwiza ukuri ko niwe gisubizo cy'u Rwanda kuko ibibazo twari dufite byari biturenze guheranwa n'ubwigunge kuba wakwitekerezaho cyane byagiye bivanwaho n'ibikorwa tugenda dukora ndetse n'abagore bagenzi bacu bagenda babona uburyo bwo kwitinyuka icyo ari cyo baravugaga nkajya kwihisha imodoka zaza tukareba dutya ariko baraza nk'ibyo wasanze n'iyo mugenzi wanjye niruka nkakingura bakaza bahansanga bakansuhuza nawe nkabasuhuza ariko imana yo mu ijuru yamuzanye ikamuduha akadukiza n'ubu tuzamuduha bazabikore nk'ababikoze ku ngufu ariko twe ntabwo tuzabyemera kubera ko imihigo yose yatugejejeho yose yarayihiguye buryo umuntu ahize umuhigo akawuhigura nta kindi kintu wamushinze keretse niba hari abandi bafite indi mihigo bahize ariko iyo bahize yose ntayigeze ihigurwa
nk'uko Kagame yahiguye imihigo yahize ibikorwa byose nagira ngo nkubwire aha hari mu ishyamba urebe noneho kuba nitwa umugore nkaba ndi umukecuru narabashije kwiga nkaba ntunze urugo rwanjye ntawe nsabiriza urebe noneho kubona umuriro wa hano mu murenge wa Rweru ndavuga umurenge wacu kuko akarere kose ko gafite umuriro ngira ngo urabona umuriro hose nta hantu na hamwe n'ahagera ku gifunzo hasi hari resitarasiyo y'umuriro nta kintu rero navuga gira inka nakubwira ngo ubu turi abagore banywa amata kandi turi abagore dufite abana badashobora kuzapfa barwaye bwaki ibyo byose tubikesha perezida wa repubulika urebe noneho gutungana kuvuga ngo turahagutse tugiye mu gihugu cy'ubuhinde tugiye kwiga tutarize si ishema rirenze ubwo se nakubwira ngo imihigo yose yagiye ihigwa mbere hari ubwo mbere umuntu yigaga uko yiboneye hari ubwo mbere umuntu yajyaga mu gisirikare uko yiboneye hajyagayo ubwoko runaka hatajyayo ubwoko runaka hakajyayo ufite ingufu ariko twe ntabwo ibyo bibaho uba uri umuntu gusa wenda ube ufite ubana n'ubumuga baragucungana mu bumuga bwawe bakaguha ibigukwiriye ugakora ibigukwiriye ariko upfa kuba utekereza iyo utekereza muri iyi leta nta kintu n'iki na kimwe kitakugeraho niyo mpamvu rero nkubwira ngo ntabwo bazavuga ngo hari manda nibiba n'itegeko ntabwo ngewe nzajya inyuma y'umuntu wazanye wo kuvuga ngo bagiye gukura Kagame ni igisubizo cyacu ni igisubizo ibibazo byabaye mu Rwanda murabizi ariko Kagame yaje ari igisubizo ntabwo mpamya neza ko buriya bwenge ari bwegeye mu ishuri ni karemani murimo ni Imana yamwihanzemo mbere na mbere Imana ariko ubwa kabiri Kagame yaradukoreye nta kintu navuga ngo njyewe ku giti ariko si njye jyenyine ariko wa muntu weka wabonaga abantu barwaye amavunja ubu aho iwacu tutabona umuntu urwaye ivunja kutabona umuntu ugenza ibirenge kutabona ubuyobozi butarimo umugore mbere hari umugore mwabonaga ujya mu buyobozi hajyagamo abagize amahirwe bakiga bakajya hejuru ariko rubanda rugufi no kutubona mu buyobozi no kugira ngo mvugire kuri iyi radiyo yanyu byari ubu mba nababonye nkiruka ariko ibi ni ibintu twe tumenyereye tuganira n'abantu ukavuga ibyiza ubona ukavuga ibibi ubona kuko ibibi byo rwose twarabirenze ndagira ngo mbabwire ngo intera turimo nibi mwibonera ntabwo ari ibyo ngiye mvuga ko burya ururimi rugira yarwo ariko ibikorwa birigaragaza murakoze cyane reka nkubwire icyo nkubwira kandi ni ukuri icyo mbe nk'ukuri nkanjye ubu sindi kuvugana namwe muri abanyamakuru none se ko tuvuganye uburenganzira nabuhawe nande se nabuhawe na leta y'ubumwe yadutinyuka dushyira ku mugaragaro ikavuga ikibazo mubona mugishyira ahagaragara ikibazo kidahari ntigihari nyine nta muntu n'umwe udafite uburenganzira muri iki gihugu cyacu nagira ngo nk'uko bavuze ko muri uyu mudugudu ari ubumwe n'ubwiyunge hajya kubaho ubumwe n'ubwiyunge ni uko abantu baganiriye none se wagira ngo abantu bababujije uburenganzira bwo kuvuga biyunga bati twari kwiyunga dute tutabonye abo tuganira ari uwishe n'uwiciwe barahura bakaganira ntabwo rero uburenganzira bwo kuvuga ngo umuntu nta burenganzira afite uburenganzira turabufite busesuye dore ko iyo habonetse ubumwe n'ubwiyunge nuko haba habayeho ikiganiro kandi umuntu ntabwo aganira n'uwo mutari kumwe tunarenze n'abo bo muri gereza ubu ufashe n'umwana n'umuturage uwo ari we wese cyangwa se urebye ibikorwa bihari nicyo kikwereka ko umunyarwanda wese abohotse burya icyatumaga tutabohoka ni uko hari ibyo twahishaga ariko reba ibikorwa by'iterambere bihari ubwo nuvuga ngo mu Rwanda uburenganzira busesuye bwahari ndagira ngo mbwira ngo nta muntu n'umwe udahabwa urubuga bw'ikintu kimubangamiye twabangamiwe no kuvuga ngo amazi twakomeje kuvuga ngo mwarazaga mukiyamamaza mukatubwira ngo tuziragiye tuzabazanira amazi tuzabazanira umuriro ibyo ntabyo twigeze tubona icyo gihe ariko wabonye ko icyo gihe twaravuze tuti abaza batubeshya ko bazatuzanira ibintu babitugezeho ntabyo dukeneye ariko urabona ko amazi arahari umuriro urahari kubera ko umuntu yisanzura akavuga ikibazo kimubabaje tukagaragaza ikibazo kuko iyo hatabonetse ikibazo ntabwo igisubizo kiboneka kandi iterambere ntirigerwaho impamvu iterambere ritagerwagaho mbere ni uko hari ibibazo byakingwakingwaga ariko ubu ngubu dushyira ku mugaragaro tugahabwa ikibazo tukakivuga ubuyobozi bugahita bushaka igisubizo cy'ikibazo ibibazo bikarangira rwose nta kintu cy'imbogamizi tujya tugira mu buryo bwo kwisanzura
umudamu w'agaciro ubu ni wa wundi wari uri hasi nyuma y'abandi kuko ni umudamu w'agaciro. Umudamu muremure wa wundi wo mu nzego wize turaringaniye n'umudamu wo hasi kuko araza akansanga tukica tukaganira tuvuganire kandi se n'umuyobozi ikindi bavuga ni iki nta kindi ni nashimira perezida wa repubulika uburenganzira yaduhaye bwo kuduha inka ntazo ababyeyi baduhaye kubakira amazu kuduha ijambo abana bakabona ijambo. Kera ndibuka yuko iyo umugore yabaga atarasezeranye abana babaga mayibobo. Ubwo rero kubw'ubuyobozi bwiza nta mwana ukiba mayibobo. Turamushima rero tuzamutora 100%. Kagame batamutoye iyi leta yagejeje ku bintu bya mbere ni ukuri pe ndabona ko yasubira inyuma. Abaturage inzego zaramanutse si ubuyobozi zegera abaturage. Mu mudugudu habanza ikibazo cyane nyine kikazamuka mu kagari kikamanuka mu murenge. Ntabwo ugifata impamba ngo ngiye kuburana mu rukiko ngo nanditsiriye kigakiranukira kigeze mu bunzi mu nzego z'abunzi. Inzego z'abunzi barunga ntabwo baca amafaranga. Inzego z'abunzi ntibatiye kuvuga ngo sinjyayo bazanyaka amafaranga yo kugira ngo mbanze kwiga oya bagiye karega bakagukemura ikibazo cyawe. Iyi leta ifite ibyiza byinshi yakuye abantu muri nyakatsi hano hari ibyatsi gusa nta mabati yahawe. Iyi leta yatumye umuntu wese utazi n'ubwenge amenya kwambara inkweto. Nta muntu wambaraga inkweto. None mu gitondo umudamu arabyuka cyangwa umwana mbere yo kwambara umwenda akabanza kwambara inkweto. Ya myaka yari tuzi abantu ba inaha yari imyaka mu ntoki no mu birenge bisatagurika. Ntabwo twari tuzi gukaraba ngo twinoze. Ntabwo twari tuzi kwambara inkweto. Gira inka mu baturage kumenya kwituma ahantu hafite isuku. Urumva ko leta ikoze byinshi cyane. Uyu muyobozi w'umurenge cyangwa se bakazana mu baturage babiri akakubaza ngo tuwarete yawe ibashye n'ituye yaba itameze akavuga ati iyi tuwarete yawe ntimeze neza yisukuye gutya na gutya kwikuriza. Ubuyobozi bwiza bwo twafatanya. nagira ngo nkubwire ngo twe tuzamutora 100%, bahindure bagire bate tuzamutora. nababwira ibijyanye n'igikombe duheruka kwakira tugihawe n'umudamu wa perezida wa repubulika y'u Rwanda umudamu Jeannette Kagame. Icyo gikombe cyaturutse mu mihigo. Ishyirahamwe ryacu ryagiye risurwa kenshi mu myitwarire y'ubumwe n'ubwiyunge mu byo dukora tugenda dupiganwa twari mu bintu dupiganwa. Hanyuma rero twebwe twakibonye ari ku nshuro ya 4. Icyo gikombe rero ni uburyo bw'imihigo twarahigaga ngo tugiye gukora ibi tugiye kwagura ubumwe n'ubwiyunge tugiye kwigisha abantu benshi tukabikora. Hanyuma hakabaho umuryango Unity Club niwo wadusuraga uhagarariwe n'umudamu wa perezida bakadusura bagasura n'andi ma association. Hari association y'i Butare y'abadamu bita ngo ubuzima bwo kubaho. Hari n'ahandi ku Gisenyi abo bose ni amasosiyasiyo bagendaga basura y'ubumwe n'ubwiyunge. Hanyuma rero ejo bundi tugira amahirwe tujya kugifata turacyakira turagifite hano. Hanyuma baduha na sheke nk'ishimwe ubwitange n'ibikorwa twari tumaze gukora. Bagiye kucyakira ndimo ariko nkanjye umuntu utarize nkanjye guhagarara imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda ni igitangaza. Nawe urabyumva ibyishimo twari dufite byari byinshi. Twagiye turi abantu 5. Rero n'igihe wavuze ijambo nari umushyitsi mukuru. Urabona ko nitwe twari twiteguwe twakoze n'inkera turabyina cyane. Muzehe wacu rero icyo gikombe n'umudamu we turahoberana. Ni intsinzi twabibonye nk'intsinzi itashye hano muri uyu murenge muri aka karere kacu kuko ntabwo ari henshi biba ubumva ni ibikombe 4 bimaze gutangwa. Amahirwe twagize akomeye kugira ngo natwe hari ikintu mwigeze kuvuga ngo abanyamahanga bajya bagira ngo nta bwisanzure tugira. Mwumvise ngira ngo mbere ya jenoside nta muturage wapfaga gukora mu kiganza cy'umuyobozi w'igihugu, ariko twe perezida wa repubulika
turaganira tukamuramutsa tukamuhobera akatubaza ibibazo byacu tukabimusubiza kugira ngo abone uko bikemurwa. Ubwo nibwo bwisanzure bwa mbere nakongera kubwo navuze kuri bwa bwisanzure. Ubundi bwisanzure nanone bukomeye cyane murabona uko nduku kuba naragiye mu gihugu cya Amerika nkajya kugaragaza ibikorwa by'umugore wo mu cyaro abasha kugeza kuri rubanda nyamwinshi. Twagiye mu gihugu cya Amerika tugaragaza ibikorwa twagezeho kugira ngo tujye muri Amerika. Ni madamu perezida wa repubulika yageze hano na madamu perezida wa repubulika ya Uganda, madamu wa Museveni nawe yageze hano, baduha ubumenyi bwo kuvuga ngo aba bagore bakora ibi bintu bateranya utu twuma mwabonye duteranya gutya, wabaha n'ubundi buhanga n'ubundi bushobozi babikora. Ubu uko mutubona turi abagore tuzi gutera inka intanga, twize ibintu bigendanye no gutera inka intanga, twarabihuguriwe kugira ngo twabihuguriwe turi abagore 13 kugira ngo inka kugira ngo tuzibyaze umusaruro. Muzi ko akenshi twabanguriraga ku bimasa, akenshi bikaba byararwaye amakore ugasanga nta musaruro ugize, ariko mu buryo bwo kongera umukamo twize uburyo bwo gutera intanga. Natwe ubu turi abagore bazi gutera intanga kandi nta buveterineri bundi twize, ariko kubera bwa bumenyi twapfapfanye kwa kubona umuntu wese yabasha kugira ikintu akora, ubu tuzi gutera inka intanga. Ni muri ubwo buryo rero twamaze gutera inka intanga biba ngombwa ko tujya no mu mugabane wa Amerika. Kera umuntu yajyaga ava hano aha muri uyu murenge wa Rweru akajya i Kigali ukagenda bagufasha. Noneho twe twarenze umugabane wa Afurika tujya muri Aziya, tuvayo tujya muri Amerika. Urumva ni bwa buryo bwo kwisanzura mu buryo bwisanzuye. Ubwo twajyanywe no kuvuga ngo tujye kugaragaza ibikorwa by'umugore wo mu cyaro yakoze cyangwa se ashobora gukora byagejejwe kuri rubanda nyamwinshi. Ibikorwa byacu rero nk'uko mwabonye dukora umuriro ukomoka ku mirasire y'izuba, twagezeyo batese ko nta muntu, turibaza tuti turavugana dute n'aba bantu. Twasanze abantu bafite ibitabo by'imizingo, turibaza batese mwe, noneho twasanze umuntu w'umunyarwanda ari nawe wadusemuriye wagiye avuga ibyacu. Batese mwe ko nta gitabo mufite, tuti twe ntabwo tugenda n'ibitabo, ibitabo byacu biri mu mutwe kuko ibyo tuvuga ni ibyo tuzi kandi dukora. Atangira kuduperezanta aratubwira ko hari n'umugore w'umunyakenya wari wageze hano bazanye na madamu perezida wa repubulika. Noneho atangira kuduperezanta ariko akabona yagize impungenge, mbona ko abantu bari mu mahanga kuko bafite impungenge z'ibibera mu Rwanda. Atangira kugira impungenge ati ko nta bitabo mufite mwebwe muri buvuge musoma he? Twe dusoma mu mutwe, ibyacu ni ibyacu tubifite mu mutwe, ibyo tuvuga ni ukuri, ni ibyo mwe mwihagarariyeho mwabonye, twe turi abagabo bo kubihamya nk'ababikora. Urumva rero ibyo byose kugera muri uwo mugabane, iyo migabane twagezemo tutagize amahirwe yo kwiga. Nibwo bwisanzure bwa mbere buri muri iki gihugu cyacu. Ube warize ube utarize, uyu munsi wa none icyo baharanira ni uko nta njiji izongera kuba mu Rwanda. Ikindi cya kabiri ni uko nta n'ikindi cyaro kizongera kuba mu Rwanda, kuko nk'ibyo mvuga urabona ahangaha hari ishyamba gusa, ishyamba ariko ry'inzitane, ari mu nzu za nyakatsi. Ngira ngo nyakatsi murayizi se, ni inzu z'ibyatsi. Wageraga inaha ukibaza ngo ese aha haba abantu, ariko urabona ko n'umwana uri kuvuka ubu ni amateka azajya bazanga inzu y'ibyatsi city. Ni ukuvuga ngo rero cya cyaro twavugaga mu Rwanda rwacu bigiye kuba umujyi gusa. Ubwisanzure iyo buhari ibikorwa biraboneka, iterambere rikagerwaho. Akaba ariyo mpamvu rero navuga ngo gushimira perezida wa repubulika, gushimira leta y'ubumwe, gushimira ubuyobozi kuva ku buyobozi bw'ibanze, gushimira imiryango nterankunga. Ni ukuri ni ibintu by'agaciro kenshi kuko dufite uburyo twasobanutse, kandi uburyo twasobanutsemo si uko hari ubundi bwenge baduhanzemo, ni ubwenge bwacu twari dufite ariko bwaratsikamijwe. Ni ukuvuga ngo rero umuntu uwo ari we wese nta muntu udafite icyo yakagombye gukora, cyangwa se nta buryo bw'uko utakagombye kwiteza imbere. Ni muri ubwo buryo nababwiraga mvuga ngo leta y'ubumwe irakagira amata, Paul Kagame arakabyara hege, kuko buriya ni ingobyi ihetse abanyarwanda, kandi ingobyi yaguhetse nta kindi wayisebye. Duhora tumusabira ku Mana ngo Imana yamuduhaye imudukomereze. Murakoze.
hari akabi kabushyuhe noneho bigatuma taransiforo yinjira ibintu ikoranyije muri iyi singa nizo zihurijemo utwuma twose imbere noneho iyo taransiforo irimo izi singa zigenda iyi ni inziranyuramuriro bihuriza muri izi nzira zose rero ukabukunda ukabona itara ryawe agira ryitwa akari no mu itara buri hari imbere dutanga foromasiyo niyo tunigisha dutanga foromasiyo tubereka nyine ibikoresho turi bugire muri kwisi bakabishyiriramo tukanasudira tuba twikorera ibikorwa byacu ni byiza ariko gusa kugira ngo dukomeze twiteze imbere twari dukeneye nk'amasoko hari abantu baba bifuza ko twabacanira ibiciro ntabwo bihenze ni uguhera nko ku 400 tukamwestarira nk'amatara 5 wenda gushyika ku 600 hagati aho amatara yifuza cyangwa ushyiraho agafirigo turabikora dushakira amasoko rero mubishoboye bafite amazu mu byaro hatagira umuriro w'amashanyarazi kuko biba bigoye muri iki gihugu dufite ikibazo cy'amashanyarazi twabibakoresha hanyuma rero n'umuriro cyane n'umuriro ukomoka ku mirasire y'izuba nitwe twabesitaye umurenge nitwe twabesitaye